Ibaze uri umubyeyi w'umwana w'umukobwa w'imyaka 8 ukamwohereza ku ishuri nk'uko bisanzwe ariko ukaza kwakira telefone ivuye ku bitaro ndetse no kuri polisi bakubwira ngo uhagere wihuse kubera yuko umwana wawe bamusanze ari hafi yo gupfa. Iyi nkuru yacu itangira n'uyu muryango bari babayeho nk'imiryango yose bafite akazi, yaba umugore cyangwa se umugabo. Umugore yari afite akaduka yakoragamo nyine kaho ngaho mu rugo, umugabo we yakoraga ahantu mu igaraje. Ubwo bageraga mu rugo nijoro ntabwo bakoraga ibindi bintu birenze ni nk'iby'indi miryango. Umugabo yabaga ari kwirebera umupira mu gihe umugore yabaga ari guteka agaburira n'umwana wabo. Hope kandi yari umwana uzi ubwenge ariko imibare yo yari yaramunaniye. Umunsi umwe ari mu gitondo tubona Hope yitegura kugira ngo ajye ku ishuri, agerageza gufunga umusatsi we ariko biramunanira. Niko gusa papa we nimba yawumufungira ariko kubera papa we yari ari kuri telefone yawufunze nabi. Hope arivumbura amubwira ko agiye kubyikorera. Umugabo niko gusohoka agiye, tubona aho nyina yari ari mu iduka ari gucuruza nibwo yabonye agahungu k'inshuti ka Hope gahagaze hanze, akabaza nimba kaje kureba Hope ngo bajyane, karamusubiza ngo reka reka kaje kwirebera inshuti zindi ngo nizo gategereje. Nyina yakomeje kukabwira ati murinde Hope nawe araje amujyane, ariko umwana ahita agenda baramusiga. Mama Hope niko guhita ataha yihuta ahura n'umugabo ari kumanuka ava kuri esikariye, amubaza nimba Hope yagiye ku ishuri. Umugabo aramubwira ati musize mu nzu. Nyina niko kuzamuka yiruka, ahageze yasanze Hope yagiye, niko guhita amukurikira kubera ko akavura kari gatangiye kugwa. Ageze mu nzira aramubona yari afite umutaka w'umuhondo, aramuhagarika aramubwira ati reka ngwerekeze nkugeze ku ishuri, ariko Hope aramubwira ati ndakuze genda usubire mu kazi njyewe ndijyana. Niko kumubwira ati haze kugendera mu muhanda munini ntaze kugenda mu tuyira two muri karitsiye. Hope aramubwira ati nanjye nibyo natekerezaga. Nyina niko guhita asubira mu rugo, Hope nawe yafata urugendo. Yageze mu nzira yaciye ahantu yumva akaziki ka piano, atangira kugenda ari kukabyina. Dutangira kubona no tubona abandi bana nabo bari kugenda muri iyo nzira. Nibwo twaje kubona kandi kana k'agakobwa kagendaga, tubona umugabo wari ugiye kugakurikira ariko inyuma y'ako kana ahita haturuka abandi bana benshi, umugabo ahita asubira inyuma. Hope nibwo nawe yari ari gukomeza urugendo. Ageze ahantu nibwo yabonye ka kayira gato nyina yamubujije, arakitegereza maze ahita akanyuramo akomeza urugendo. Ageze mu nzira nibwo yahise ahagarara, tubona ko hari umuntu wari umwitambitse. Yari umugabo ubona ko ameze nk'umuntu wavangiwe. Niko kumubaza ati bite mwana muto, ese uwo mutaka wawe twawusangira turi babiri? Umwana aramusubiza ati oya nakerewe ku ishuri. Bivugaga ariko agenda areba imbere n'inyuma kuko yari atangiye kugira ubwoba ngo arebe ko hari umuntu waba uri guturukayo ariko araheba. Uwo mugabo nibwo yatangiye kugenda atera intambwe amwegera, umwana ariko asubira inyuma. Mu kanya gato nibwo twaje kubona wa mutaka Hope yari afite uri hasi, ndetse tubona Hope aryamye mu nzu yuzuye amaraso agerageza kugera kuri telefone ye. Muri ako kanya tubona mama wa Hope ari mu rugo, telefone ye yarasonnye arayitaba asanga ni inshuti imuhamagaye imubwira ko babonye umukobwa muto hafi y'ishuri ariko ntiyari azi uwo ari we. Hagati aho papa wa Hope ari mu kazi nawe yakiriye telefone ivuye ku bapolisi, bamubwira ko umukobwa we yakomeretse bikomeye cyane kandi ko agomba guhita agerayo. Muri ako kanya tubona mama wa Hope ageze ku bitaro ari kurira kandi agaragara nk'ushegeshwe cyane. Yihutira kubaza abaganga niba Hope akiri muzima, baramusubiza bati aracyari muzima ushobora kujya kumureba. Yinjira mu cyumba asanga Hope yuzuye ibikomere n'amaraso menshi. Uko ameze byari biteye ubwoba cyane, atangira kurira yikubita hasi. Hanyuma muganga yababwiye ko Hope agomba kubagwa kubera ibikomere bikomeye yagize. Bahita bamujyana mu cyumba cyo kumubagiramo mu gihe ababyeyi be basigaye bategereje hanze. Abapolisi nabo barahageze barababwira bati mugume hano mutegereze, tugiye gushakisha uwabikoze kuko twakusanyije n'ibimenyetso kugira ngo turebe DNA nitubibona turahita tubamenyesha byihuse. Ababyeyi bagumye hanze, nyina agakomeza yishinja amakosa avuga ati ahari nuko ari njye wamubwiye ngo ace muri uriya muhanda nibwo byamubayemo kuba ntamuherekeje. Ariko papa wa Hope aramubwira ati si ikosa ryawe, gerageza utuze. Hashize akanya umuganga yarasohotse ababaza nimba umwe muri bo ashobora kwinjira. Papa Hope niwe winjiye kuko mama yari ameze nabi cyane mu mutima. Papa Hope yarinjiye abona abaganga bari kumubaga ahita yongera kurira. Umuganga niko guhita amubwira ati twaje gusanga turaza kumukuramo umwenge w'ikibuno kubera ko yangiritse cyane. Ati guhera ubu ngubu Hope ntazongera kuzajya ajya mu bwiherero nk'uko bisanzwe ahubwo azajya akoresha agafuka
agafuka kabugenewe gafatanye n'umubiri we. Papa we yaramusubije ati mukora icyo ari cyo cyose kugira ngo mukize umukobwa wanjye, icy'ingenzi ni uko abaho, ibindi simbyitayeho. Hanyuma arasohoka. Mama wa Hope yahise amubaza ari kurira cyane ati se umuganga avuze ngo iki? Umukobwa wanjye ni muzima. Hope aramuhobera ntiyagira icyo avuga. Hashize amasaha make Hope baramugaruye. Ababyeyi bombi binjira mu cyumba, ariko mama wabonye ukuntu yari ameze ntiyashoboye kwihangana, ahubwo yahise arira maze ahita asohoka. Papa we niwe asigaye mu cyumba ajya ku ruhande rwa Hope. Hope yaramurebye aramubwira ati papa waje, natekerezaga ko wari uhugiye mu kazi, niyo mpamvu ntabwo wahamagaye cyangwa ngo umpamagare mama, numvaga ko mwese muhuze, niyo mpamvu nahamagaye abapolisi, ko Hope ubwe niwe wari wihamagariye 911. Ibyo byababaje cyane papa we. Tekereza umukobwa wawe atekereza ko adashobora kukwiyambaza kuko ahora abona uhugiye mu kazi. We yaramubwiye ati turi gushaka uwabikoze, ugomba kubanza kuruhuka, gerageza usinzire, urekeraho kuvuga cyane. Hope niko kumubwira ati sinshaka gusinzira, ati waze nsinziriye nkaba nibagirwa isura y'uwabikoze nuko yasaga. Niko gutangira kumubwira ibyo uwo mugabo yari yambaye. Nyuma y'ako kanya ahita asinzira. Hope yarababaye cyane, niko guhita ajya kuri sitasiyo ya polisi arababwira ati numvise ko mufite ifoto y'umuntu wabikoze, kuki mutari kumufata? Abapolisi niko guhita bamubwira ati ntitwamufata kuko tudafite ibimenyetso bihagije. Papa aramubwira ati ariko mufite DNA. Umupolisi aramusobanurira ati DNA ishobora kuba yahageze mu bundi buryo atari uko we yabikoze. Papa niko gutangira gusakuza cyane, ariko abandi bapolisi bamubwira ko bidashoboka, ko batafata umuntu afite ibimenyetso bidahagije. Umwe mu bapolisi niko guhita amubwira ati keretse Hope ubwe amwibutse kandi akamwerekana, aho ngaho ho dushaka kumufata, nta waranti dukeneye. Papa Hope abyumvise ni guhita ajya kwa muganga abibwira umugore we ko ashaka Hope atanga ubuhamya. Mama Hope ntiyabyemeye, yaravuze ati akeneye kuruhuka, ntukitware nkaho utazi ko uyu nguyu ari umukobwa wawe, umeze nkaho utazi ibintu ari gucamo, tugomba gutegereza kugeza igihe azaba ameze neza. Ariko papa komeza gutsimbarara kuri uwo mwanzuro. Muri ako kanya umupolisi w'umugore yababwiye ko bazakenera umuterapisite wo kugira ngo ajye aganira na Hope, ndetse abwira papa Hope kuzana ibipupe kuko ngo byazabafasha. Ntibyatinze wa muterapisite yaraje, azazanye n'abapolisi kugira ngo babaze ibibazo Hope. Icya mbere bamubajije niba ashobora kuvuga, avuga ko bidashoboka. Baramubwira ngo ajye yikiriza akoresheje umutwe. Bamubwira ko bagiye kumwereka amafoto amwe, naramuka abonye umuntu wamusambanyije agomba kujya azunguza umutwe. Batangiye kumwereka amafoto, bigeze kuri wa mugabo ubona ko agize ubwoba bwinshi cyane. Wa muterapisite ahita amenya ko uwo muntu ari we. Wa muterapisite niko kumubwira ati ngiye kuzana andi mafoto, nuramuka wongeye kumubona uzamura urutoki urumutungeho. Bazanye andi mafoto, Hope n'ubundi yongeye kumubona ahita amwerekana. Muri ako kanya abapolisi bahita bajya kwa wa mugabo barakomanga, beshya bavuga ko baje gufata imyanda. Wa mugabo avuga ko yayishyize hanze. Umupolisi aramubwira ati ntayari kubona. Wa mugabo akingura idirishya, abapolisi bahita binjira baramufata. Tubona ababyeyi ba Hope bari kwimurira Hope mu kindi cyumba cy'ibitaro, kumujyana mu cyumba cyari kirimo abantu 6 bonyine. Mu gihe bari kumwimura, papa wa Hope baramuhamagaye bamubwira ko bafashe wa mugabo wamusambanije. Niko guhita agenda ava ku bitaro arabasiga ajya kuri polisi. Yageze yasanga ari abanyamakuru benshi bategereje hanze. Umupolisi amubaza impamvu yahaje kuko atagombaga kuhagera. Muri ako kanya abanyamakuru bahise bafata amafoto ye, bityo bahita bamenya uwahohotewe ari nde, kuko bumvaga ibyabaye ariko batazi ngo ni akahe kana byabayeho. Mama Hope yabonye ayo makuru ari kwa muganga, papa we nawe arayabona. Yahise yirukanka asubira mu bitaro kugira ngo bamwimurire mu cyumba cya wenyine, aho abantu batazajya bamureba buri kanya. Bari mu nzira bagenda, abanyamakuru bahise batangira kwirukaho bashaka kubabaza ibibazo bitandukanye kugira ngo bibonere inkuru, bibonere views. Tekereza kudaha agaciro ibyo umwana yari arimo kunyuramo. Hope yageze mu cyumba, papa atangira kumufasha kuryama ku gitanda, ariko kubw'amahirwe make ka gafuka bashyiragamo imyanda yavaga mu mubiri we karamenetse, ibintu byose bisandara ku gitanda. Mama yahise yitura kujya gushaka ubufasha bw'abaganga, ariko kubera kurira cyane ahita yifata mu nda maze ahita yikubita hasi. Hagati aho papa we yagerageza gufasha Hope, yakomezaga kuvuga ati reka muhanagure, ariko agenda akuraho umwenda Hope yari yambaye. Hope we akagenda arira cyane ashaka kuwusubizaho, kuko Hope yari yarahungabanye cyane ku buryo papa yahise amenya ko ari kumutinya kubera ko gusa
ari umugabo. Tekereza umukobwa wawe atagishaka ko umureba kubera ibyo yamaze kunyuramo. Papa akimara kubibona yahise asohoka mu cyumba, abaforomo barinjiye maze aba ari bo bahasukura. Nyuma yaho papa yagiye kureba umugore we aho yari aryamye, nibwo yaje kumenya ko atwite, ko atabimubwiye icyo gihe cyose. Byari byabaye kuri Hope yari yarataye umutwe. Papa Hope nibwo yatangiye kujya kwishyura, abona ko fagitire itangiye kuba ndende, ariko yari afite abantu beza yabanaga nabo ku kazi batangiye kugenda bamukusanyiriza udufaranga. Nyuma yaho rero baje kujya mu rukiko. Wa mugabo wasambanije Hope avuga ko nta kintu yibuka, ko yari yasinze, ndetse akavuga ati nimba ari we wabikoze akwiriye gupfa, ariko agakomeza atsimbarara avuga ko nta kintu na kimwe yibuka. Hope yarababaye cyane kuko niyumvaga ukuntu uwo mugabo ari kwitwaza ko atakibuka, kuko ibyo byatuma batamuhana. Urukiko rwahise rwimurira rwa rubanza, undi munsi bose barataha. Nyuma ho gato papa Hope yasubiye ku bitaro, ahasanga wa muterapisiti ari kumwe n'abantu bari bambaye ibintu by'ibipupe batangira kubyinira Hope, ndetse ukabona ko Hope rwose ari guseka ndetse byamushimishije. Basohotse hanze nibwo yaje gusanga ari mama wa Hope, ya nshuti ya mama Hope ndetse wa mupolisi bari bambaye ibyo bipupe bagerageza kureba ko Hope yakishima. Mama Hope niko kumubaza ati ese mu rukiko byagenze ute? Papa Hope aramubwira ati nta kintu twakitega ku munsi wa mbere, ariko abonye ukuntu Hope yari yishimiye kureba abantu babyina bambaye ibipupe, nibwo yahise agenda abaza nimba ashobora kugikodesha. Baramubwira ko bidashoboka, gusa nyiri ibyo bipupe nibwo yahise amubwira ati kino wagitwara kuko ntabwo tukigikoresha. Kuva uwo munsi buri joro Papa Hope yambaraga wa mwambaro w'igipupe akagenda kugira ngo abyinire Hope atamwegereye, kuko Hope yari yaramutinye. Iminsi yagiye ishira, Hope akomeza kujya kureba wa muterapisite, ndetse wa muterapisite nibwo yaje kumuzanira igitabo kinini, aramubwira ati bagiye kuzacyuzuzamo ibinyugunyugu kugeza igihe Hope azongera kuvugira ndetse agasubira nk'uko yari ameze mbere. Bakomeje ibiganiro byabo, amukansoringa, amuganiriza, amufasha, akamubaza se niki cyakomeje kuruta ibindi igihe wari urwariye hano? Umwana aramusubiza ati amafaranga ababyeyi banjye bakoresheje kuba ntaragiye mu ishuri, mama wanjye adakora, papa wanjye adakora, byarambabaje kuruta ibindi. Muterapisiti aramubwira ati se niki wifuza? Umwana aramubwira ati hari ndatekereza ko ngiye gupfa. Terapisiti aramubwira ati se kuki uri gutekereza ko ugiye gupfa? Urumva ibyo bintu bisobanuye? Hope aramusubiza ati numva bisobanuye kuki navutse. Ati mba numva umunsi umwe nabyuka ngasanga bino bintu byari inzozi, ibi byose bitarabaye. Baza umwana w'imyaka 8 avuga amagambo nk'ayo. Iminsi yagiye ishira, abantu bakomeza bamusura, papa we na mama we bose bari bahari kubwe bamuha hafi. Abanyeshuri biganaga na Hope nabo batangiye kugenda bashyira impapuro kuri rya duka ry'iwabo bamubwira ibiri kubera ku ishuri, amabwiriza mashyashya, timetable, mbese ubona ko nabo bamukumbuye. Hope nawe yagiye kugenda akira gake gake. Papa we nawe ntiyasibaga kugenda yambaye cya gipupe buri joro kugira ngo amushimishe. Igihe cyo gutaha cyarageze, mu gihe bari mu modoka bari gusubirayo bacaho Hope yahohotewe, ahita agira ubwoba bwinshi, atangira guhinda umushyitsi. Barihuta kugira ngo bagere mu rugo. Barahageze basanga ya mabaruwa yose abana basize ku rugi. Hope yarabibonye arazitwara azijyana mu cyumba cye, atangira kuzisoma ari wenyine. Muri ako kanya igihe papa we yari akiri hanze ari gukuraho za mpapuro zari zasigaye, wa muhungu w'inshuti ya Hope yaje ari kurira avuga ati numva mbabaye cyane kubera ko ibyabaye kuri Hope ari njye wabiteye. Uwo munsi nari naje kumutwara, ariko bambajije nimba ari we ntegereje narabeshye, mvuga ko nari ntegereje abandi bahungu kandi ari Hope nari ntegereje, nuko gatangira kurira. Papa Hope yaramuhobeye aramubwira ati si amakosa yawe. Nyuma yaho igihe cyo gusubira ku ishuri cyarageze. Tekereza gusubira ku ishuri nyuma y'ibyo byose Hope yanyuzemo. Hope yakomeje kwibaza ikintu azabwira abanyeshuri, yanzura ko azababwira yuko yari yaragiye muri vacation nubwo yari abizi neza ko buri wese yari azi ibyamubayeho. Mama w'inshuti ye ni wamujyanye ku ishuri, bageze aho ibintu byose byabereye, ukabona ko Hope yari afite igikomere gikomeye cyane kuko yari ahatinyaga cyane. Hanyuma tubona papa wa Hope ku ishuri yambaye cya gipupe, asaba abarimu ko Hope batazajya batuma abarimu b'abagabo bamwegera cyane kuko yari agifite ihungabana ry'abagabo. Uko iminsi igenda ishira, mama wa Hope nawe yakomezaga kujya kureba wa muterapisite. Umuterapisite aramubaza ati se niki wifuza? Mama wa Hope aramubwira ati nifuza ko ibyabaye ku mukobwa wanjye byaba ku bandi bana bose, kugira ngo umwana wanjye atazumva ari wenyine, ajye abona ko ari ibintu bisanzwe. Ariko nanone iyo mbitekereje mbona ndi inyamaswa kubera yuko sinifuza ko byaba ku mwana ntwite. Uko
iminsi yagiye ishira Hope noneho batangiye kugenda bamureka akazajyana n'inshuti ze ku ishuri nta muntu mukuru umuherekeje. Isaha zo kurya zagera papa wa Hope akava mu kazi kugira ajye gusangira na bagenzi be akambara cya gipupe cye akajya kumubyinira. Hope nawe yakibona akishima. Hope yataha akatahana n'abandi bana agasangira nabo bombo. Ubwo yari kumwe na inshuti ye rero bari gutaha nibwo yageze mu nzu bagiye gutandukana. Kagahungu k'inshuti ke kamusaba imbabazi ndetse karamubwira ati nizere ko tukiri inshuti. Hope nawe arekereza ati yego. Wa muhungu ahita ataha yirukanka. Hope nibwo yahise asubira inyuma kuko yari yabonye ko papa we yabakurikiye ariko yari yambaye cya gipupe. Hope niko guhita amubwira ati kuki wihishe, ndabizi kuri papa wanjye, va muri icyo gipupe. Niko kumufata amujyana mu rugo. Ubona ko umuryango wose batangiye kugenda biyunga ndetse bakira ibyababayeho. Hope nibwo yagiye kureba umupolisi aramubaza urabona uyu mugabo azagatirwa imyaka ingahe. Polisi aramubwira ati igihano kinini gishoboka bamuhana imyaka 10 gusa kubera ko avuga ko yari yasinze rero nta kintu yibuka, ntabwo bamushinja ibintu byinshi. Hope nibwo yahise ajya muri gereza kureba wa mugabo aramubwira ati se kuki uri kwitwaza kutibuka. Wa mugabo aramusubiza ati maze kukubona ndakeka ko umukobwa wawe nawe imico agira yikora kuri wowe kubera ukuntu nawe yari yabanje kwanga ibyo namukoreye. Tekereza umuntu wawuteye umukobwa wawe akubwira amagambo nk'ayo. Hope yarababaye cyane. Wa mugabo arongera ati tekereza neza, nyuma y'imyaka 10 nibwo nzahita nsohoka. Azaba afite imyaka ingahe? Azaba atarageza no kuri 20. Nshobora kugaruka nkongera nkanabikora. Hope yararakaye cyane atangira gusakuza. Abacungagereza bahita baza bamukuramo. Yageze mu rugo abwira umugore we ko umugabo ashobora gusohokamo hashize igihe gito cyane. Umugore yarareze cyane ati ntibikwiye, umwana wanjye azaba ataranakura ndetse atarakira n'igikomere. Papa Hope niko kuvuga ati niba mukatira imyaka mikeya njyewe nzihanira. Ariko uko bavugaga ibyo byose Hope mu kindi cyumba yari arimo kubumva. Umunsi w'urubanza warageze. Hope nawe ahamagarwa nk'umutangabuhamya. Bamaje nimba yabaza umugabo wamuhohoteye arikiriza ati yego. Bashyira amafoto menshi kuri projecteur. Bageze kuri foto y'uwo mugabo arangije aravuga ati nuwo nguwo. Hanyuma uwunganiraga uwo mugabo nawe aravuga ati nanjye reka nkubaze ibibazo bikeya. Ati se wumvaga uwo mugabo anuka inzoga? Umwana arasubiza ati cyane. Ati se yaranukaga cyane? Umwana aravuga ati yego. Undi nawe ati nta bindi bibazo mfite. Hope bamusohora mu rukiko ajya kuba yicaranye na wa muterapiste we. Ubwo umucamanza nibwo yaje gutanga umwanzuro avuga ko uwo mugabo ahamwa n'icyaha ariko ko badashaka kwirengagiza ko yari yasinze, ko bishoboka ko yari umuntu mwiza, ko yabitewe n'inzoga. Bamukatira imyaka 12 gusa. Muri ako kanya wa mugabo ukorana na papa wa Hope yahise ahaguruka arasakuza cyane ati ibyo ni ibiki? Ati nimba gusambanya umwana wasinze bigabanyiriza umuntu igihano, kuki gufatwa wasinze utwaye imodoka byo bikomeye kurusha ibingibi? Abantu bose bari mu rukiko batangira gusakuza. Mama wa Hope niko guhita yinjira avuga ati umwana wanjye aracyari hano, ni mutoya, ese muzika azafite imyaka ingahe igihe uwo mugabo azaba afunguwe? Abantu bose batangira kurira no gusakuza. Urukiko rwose ruba akavuyo. Papa Hope nibwo yahise afata ikintu ngo akubite uwo mugabo mu mutwe. Muri ako kanya Hope arahaguruka ahita afata ukuguru kwa papa we arira cyane ati papa ndakwinginze ntubikore, reka twitahire. Papa we niko guhita amuhobera ati mwana wanjye koko reka dutahe. Nyuma y'iminsi mikeya nibwo twabonye Hope n'umuryango we bari mu bitaro bagiye kureba musaza we wavutse. Wibuka ko mama we yari atwite, niko kumwita izina rya Happy. Mbega ngo umuryango wabo ugomba kuba wishimye. Uko iminsi igenda ishira twabonye Hope amarana igihe na musaza we. Ku nshuro ya mbere nyuma y'igihe kirekire atangira kongera kumwenyura. Iyi ngiyi ni filime yitwa Hope. Ibintu byose urabisanga kuri YouTube channel yitwa The Story Kinyarwanda. Kora subscribe niba ushaka inshamake za filime cyangwa se kuba nakubwira filime wareba. Nawe njyewe nitwa Didine.